Impamvu eshanu zituma utabona akazi. Gushaka akazi buriya ni nko gushaka umukunzi. Uko bihatiriza cyane niko bigorana kurushaho. Igihe narangizaga kwiga kaminuza, nohereje ubusabe bw'akazi ku bigo birenga 50, kandi ubwo sinoherezaga aho mbonye hose kuko nasabaga utuzi tujyanye n'ibyo nize gusa. Gusa nari mfite CV nziza kandi rwose nari kuba umukozi mwiza. Muri ibyo bigo birenga 50, bitanu muri byo nibyo byantumiye gukora ikizamini cy'akazi, kandi nyuma yaho urebye bamwe nibo bansubije bari kumbwira yuko batari bumpa akazi. Ibyo byanyigishije ko abakoresha buriya badafata umwanya wo kwita kuri buri muntu wese ubasabye akazi. Mwibwirira akabanga se, buriya CV nyinshi twohereza ntizijya zinafungurwa kuko tuzi twinshi dutangwa mbere yuko basohora itangazo ry'akazi. Nubwo bimeze bityo ariko hari igihe twe ubwacu twitera kubura akazi. Niyo mpamvu ngiye kugusangiza impamvu eshanu zituma utabona akazi. Dore impamvu ya mbere: wishingikiriza ku kohereza ama-CV menshi uko bishoboka. Niba ubyukira kuri mashine buri gitondo wohereza ubusabe bw'akazi kuri murandasi, kubona akazi ntibizoroha. Ubushakashatsi bugaragaza ko 70% by'utuzi dutangwa binyuriye mu baranga. Ibyo bisobanuye ko amahirwe menshi y'akazi atajya agera kuri murandasi. Iyo ushakisha akazi kuri murandasi gusa, uri mu nyanja y'amagana n'ibihumbi by'abantu bari gusaba ako kazi. Abo uri gusaba akazi ntibaba bakuzi, kandi ntibarota ko uri umukandida mwiza. Sinkubwiye ngo ubireke, ahubwo ntibihagije. Uba ugomba no kwishingikiriza kubo muziranye, hakubiyemo abo mwiganye, inshuti zawe, abo mwakoranye n'abandi. Bashobora kuba bazi umuntu ushaka umukozi, ariko ntibazamenya ko ukeneye akazi kandi utabibabwiye. Nanone gerageza kumenya abantu bashya mukora ibintu bimwe, bazagufasha kubona akazi. Ibyo nibyo bita networking. Dore impamvu ya kabiri: nturi kwiyungura ubumenyi bushya. Ikintu ugomba kumenya ni uko abakoresha badashaka umuntu ukeneye akazi, ahubwo bashaka umuntu ushoboye akazi. Bashaka umuntu ufite ubumenyi buhuje n'igihe kandi wigisha ibintu bishya. Isoko ry'umurimo riranyaruka, kandi utuzi dufite isoko tugenda duhinduka buri munsi. Reka nguhe urugero: umubare w'utuzi tujyanye no gukora porogaramu za mudasobwa, ubucuruzi bwo kuri murandasi, ubuvuzi n'icungamutungo wagiye wiyongera mu myaka 5 ishize, mu gihe ubwenge bukorano bwagiye bukuraho utuzi twari dusanzwe dutunze benshi. Kwiyungura ubumenyi kuri kimwe muri ibyo bishobora gutuma kubona akazi bikorohera. Ibyo biratugeza ku mpamvu ya gatatu. Impamvu ya gatatu: ufite ubumenyi budahuje n'igihe. Nk'uko nabivuze, ubwenge bukorano bwaje nk'iyagatera. Birumvikana ko budufasha mu koroshya akazi no gutuma kagenda neza, ariko nanone hari utuzi tutagifite isoko cyangwa se tuzaribura mu myaka mike iri imbere. Genzura urebe niba ibyo ukora bigihuje n'igihe. Nusanga atari ko bimeze, hari porogaramu zo kuri murandasi nka Coursera, LinkedIn Learning na Udemy zishobora kugufasha kwiga ibintu bihuje n'igihe. Dore impamvu ya kane: wanga utuzi turi munsi yako wakoraga. Ibaze nawe kubona akazi gatanga umushahara wa 1/2 cy'amafaranga wahoze ukorera, cyangwa se bakagusaba gusubira muri stage kandi wari ufite uburambe mu kazi. Ibyo zose uko wategereza ukabona akazi wifuza, none se utakabonye. Igihe cyose wizera ko ukora akazi kawe neza, ntuzanga akazi kari munsi y'uburambe ufite. Icyo ukeneye ni ukugaragariza umukoresha ko agukeneye kandi ko ufite ubumenyi ashaka. Nanone iyo uri mu kazi nibwo uba ufite amahirwe yo kubona akandi kazi. Ni kimwe nuko iyo ufite umukunzi aribwo batangira kugutereta. Dore impamvu ya gatanu: nta tuzi duhagije duhari. Ukuri nuko abashaka akazi ari bo benshi kuruta utuzi turi hanze. Buri kazi usabye kaba gafite amagana niba atari ibihumbi by'abantu bagashaka. Ubwo rero niba ugiye gusaba akazi, bikorana ubwenge bwawe bwose. Koresha uburyo bwose nagiye nkubwira mu gushaka akazi. Ikindi kandi si ngombwa ko buri gihe utegereza ko abandi baguha akazi. Ushobora kwiyungura ubumenyi mu kintu runaka hanyuma ukihangira akazi. Ariko ntuzishore mu bintu udafitiye ubumenyi, ahubwo buri gihe ujye ukomeza kwigisha ibintu bishya. Ibintu byinjiza amafaranga birakuzengurutse. Ubwo bumenyi buzatuma ubitahura. Nta mvura idahita. Uzagera aho ubona akazi, kandi numara kukabona ntuzibagirwe kungurira icupa.